Ni ishyamba ryari rinini bidasanzwe, abantu benshi batinyaga kujyamo cyane cyane abanyantege nke. Abaritinyukaga bari abahigi gusa bakomeye, kandi nabo babaga bafite ubwoba ko bashoboraga guhura n'inyamaswa y'inkazi cyane, ikaba yabarwanya ikabarusha imbaraga. Uwahirahiraga kujyamo yabaga yizeye, akitwaza imyambi ihagije, inkota n'amacumu nk'ugiye mu rugamba, kuko yajyaga kuryinjiramo yumva amajwi y'ibisamagwe, ingunzu n'ibindi binyamaswa bikaze cyane. Hari umuhungu n'umukobwa bari abahigi bakomeye cyane, binjiye muri iryo shyamba buri wese afite umuheto, mu mugongo ahetsemo icyo nakwita igikapu batwaragamo imyambi, mu rukenyerero afitemo inkota n'icumu rirerire. Umusore yari yambaye akenda ko hasi gusa, hejuru y'ikoko ibituza bigenda byinaga, dore ko yari umusore ureke bamwe babyitirirwa. Umukobwa we yari yahishe mu gatuza gusa, yambaye akenda ko hasi kagufi, akaba yari mwiza abereye amaso. Binjiye mu ishyamba bamwenyura, mushiki we aramubwira ati Jabu, uyu munsi ningira abagaburira wowe na muzehe, kandi umenye ko isezerano ari ukuryubahiriza. Urica inyamaswa bwa mbere, undi araza yikorere dutahe. Nuyica mbere urahamagara nze nyitware, ninyica mbere niwe urayitwara. Jabu yaramubwiye ati Doka, ibyo twabisezeranye sindi bubihindure, na muzehe arabizi. Ubwo ugiye kujya mu cyerekezo cyo hepfo, njye mu cyo haraguru, duhiga inyamaswa. Nufata umuhigo uravugiriza cyane kugira ngo usubije, ningusubiza urahita urekeraho nze nkugereho. Nugize ibyago uravuza ikivugirizo gikomeye cyane, ningusubiza wongere ubikore gatatu, nanjye ndiko ndabigenza. Kandi wicunge, ndetse ikibazo cyose wagira uhita uhamagara ndagusabye, dore niwe mama ukaba na data, ntuntenguhe sibyo? Nawe ati yego ndabikora, kandi nawe wicunge, niwe muvandimwe ngira, niwe data ukaba na mama, uri umuryango wanjye. Bateranye udushyi ku matama buri wese acukwe. Jabu yerekeje iburyo, Doka yerekeza ibumoso. Nyuma y'iminota 10 gusa yavugirije cyane, Jabu aramwumva. Nawe yamusubije avugiriza cyane, ariko Doka ntiyerekera akomeza kuvugiriza, ndetse arenze inshuro 3 bari bemeranyije. Jabu yaje kurikiraho ikivugirizo cyaturukaga, aza yiruka cyane, asanga mushiki we akikijwe n'abagabo 6, 2 b'abasirikare n'abandi bari bambaye bisanzwe, bose bari bafite inkota, abasirikare bafite n'imeto n'imyambi. Agihinguka akababona, yarebye hirya na none abona hari umusore bari bamaze kuzirika ku giti. Yari yambaye ubusa, ishiye ku myanya y'ibanga gusa. Yari yuzuye imibyimbe kubera inkoni nyinshi yari yakubitaguwe, amaraso ari kuvirirana, yacitse intege yubitse umutwe. Icyakora nta gikomere cy'inkota, umwambi cyangwa icumi cyari kimuriho, kwari gukubitagurwa ibibando gusa. Jabu yarebye ko bari bakikije mushiki we, abona nabikora nabi bose bari bubice bakabamara. Icyakora buri wese rero ahaye indi sezerano ryo kumurinda, yagombaga kumutabara. Rero yakomeje guhagarara, aho bo batumbiriye umukobwa bari kumusaba kwemera bakamusambanya cyangwa bakamwica urw'agajinyaguro. Baramubwiraga bati ibirakubaho byose ni wowe wizanye muri iri shyamba. Jabu yarebye hirya na none, abona ifarashi yari iryamye hasi yapfuye. Mu gihe arakibitegereza, undi musirikare atazi aho avuye yaturutse inyuma yiteguye kumwica. Wa musore wari uziritse yahise asakuza ati hindukira urebe inyuma yawe musore, ugiye kwicwa. Yahindukiye yihuse, uwo musirikare wamuturukaga inyuma agiye kumukubita inkota ku ijosi, ahita amubona mbere yayibanguye. Yarayitaje yihuse cyane, amucuma inkota ku mutima agwa hasi. Uwari uziritse yaramutabaye. Abari bakikije mushiki we baramubonye, maze umusirikare umwe asaba babandi batari bambaye imyenda ya gisirikare kumwica ako kanya. Hagenda 2, abandi basigara bahagaze imbere ya Doka bafite inkota. Jabu yihuse cyane yikuyemo ubwoba, kubarwanya biramworohera cyane, bose abicisha inkota ye. Abari begereye mushiki we babanga inkota ngo bamukatemo ibice, maze nawe akoresha uko ashoboye yirwanaho. Yihuse cyane yafashe inkota satiriwe imbere utari wambaye imyenda ya gisirikare amuca umutwe. Abandi bibaza niba ibyo bintu bisanzwe, aho umukobwa yari afite inkota ityaye bene ako kageni, ikomeye cyane yo gucigika no mu isegonda rimwe gusa agahita yikomereza. Babaye nk'abacitse intege, ariko ko bari basigaye 3 bihagararaho baramutangatanga. Jabu yabonye umusirikare akuyemo umwambi ngo amurase, nawe afata umwambara mubanza, uwo mwanya agwa hasi. Hasigaye 2 noneho, babarwanya ari 2 ku bandi, umusirikare n'utari umusirikare. Jabu yarwanye n'uwo musirikare, umusirikare ahita amubaga mu mugongo, ahindukiye amubaga konda. Yamuteye umugeri mu gatuza, Jabu agwa hasi, akuramo inkota yitonze ngo amukate umutwe. Yamukandagiye kunda, atangira kumubwira amagambo yo kumwishongora ati abagabo banjye wishe barahagije, ubugingo bwawe ngiye kubugutwara nishimye, kuko ibi ngiye gukora byitwa kwihorera. Jabu yarahumirije, amaraso ari guca mu kanwa. Mu gihe arakimubwira ayo magambo, Doka we yaragikomeje kurwana cyane yivuye inyuma, ariko uwo mugabo utari wambaye gisirikare yahise amufatira inkota ku gakanu. Hanyuma arisetsa ati biratangaje kubona umukobwa mwiza nkawe ari umuhigi. Ntutinya ibisamagwe, ntutinya abasirikare bakomeye, ndetse ntutinya abagabo bazi kurwana nkanjye, ariko ndibaza ntutinya n'urupfu. Doka yarebaga hirya aho umusaza we yaragiye kwicirwa aryamye hasi. Mu mutwe isaza mukaramutse apfuye asigara abayeho yigunze. Yibutse indahiro bari barahanye kera yo kuzarindana. Mu matwi ye asa nk'uri kumva ijwi rya Jabu rimubwira ati uzakora uko ushoboye kose undwanirire. Nubwo nizeye imbaraga zanjye, ariko ndi umuntu, simfite uko udapfa muri njye. Abami b'abami, ibikomangoma n'abandi benshi baricwa,
kandi rimwe na rimwe bakicwa nabo barusha imbaraga. Nanjye byambaho. Yakomeje kwibuka ikiganiro bari baherutse kugirana ubwo Jab yamubazaga ati uzi ikintu kirinda abami, abakire bakomeye n'abandi bantu baba bafite ijambo? Ese wari uzi impamvu abami b'abami baticwa? Nawe ati ni ikihe? Jab ati buriya nibo bantu bagira abanzi benshi. Uko bagira ubushobozi, imbaraga n'icyubahiro kurushaho, niko babagirira ishyari biyongera. Bamwe baba bifuza ubutunzi bwabo, ikuzo ryabo n'imyanya barimo. Ibyo bituma baharanira uko babashyira hasi, kandi uburyo buba bworoshye ni ukubica. Ariko ndongera nkubaze, waba uzi ikintu gituma abami barokoka kenshi, cyangwa abo bantu ugasanga baramye imyaka n'imyaka? Duka aramubajije ati niki kutakimbwira? Nawe ati ndagira ngo ninkivuga uze kugiha agaciro gikwiriye. Aho ndi kuvuga abenshi baba baratojwe ari indwanyi zikomeye, ubwabo baba bashoboye kwirinda. Ariko rimwe na rimwe baterwa n'abantu benshi cyane, bakabubikira cyangwa se bakabatungura, bakisanga mu mimerere yo kutagira uko bitabara. Ubu ngeze ku kibafasha noneho kurokoka, mbwira nyikubwire. Doka ati kimbwira ntarakirambirwa. Icyo gihe nabwo yamukubise urushyi rwo kwitama ati nawe ujye umbwira utabanje kunyicisha amatsiko. Amusekera yahise amuhobera aramwegamiza aramubwira ati Doka niwe muryango wanjye, uzanabare mu gihe cyose. Igituma abami b'abami, abami, ibikomangoma, abanyacyubahiro, abakire n'abandi bakomeye barama, nuko bagira abantu bizewe mu buzima bwabo. Uko bagira abanzi niko bagira inshuti, bakagira abantu bizerwa baba bakwemera no kubapfira. Abo barabitangira, bamenya amabanga y'imigambi mibi ko bategurirwa. Inshuti zabo zibindyarya ku bandi, zikaba bizerwa ku mwami, zimurinda kurusha uko yirinda, zikamurinda atanabitekerezaga. Umwami aba akeneye nibura umuntu umwe ushobora kumwitangira. Nanjye nkeneye umuntu umwe ushobora kunyitangira mu bihe byose. Nkeneye umuntu umwe uzaba witeguye no kumpfira. Ndabizi ko wabikora, ariko uyu munsi nshaka ko duhana isezerano. Doka yaramutse ahita amusunika ati ukuntu uri kubivuga nk'ugiye gupfa, nige se wagutabara gusa, wowe ntabwo wabinkorera. Nawe ati duhana isezerano twembi, tugirane igihango, nubwo bwose twarindanaga tukitanaho, ariko duhana igihango ku buryo ikintu cya mbere kizaba ari ugutabarana mu gihe umwe ari mu byago uko byagenda kose. Icyo gihe Doka yamuhaye isezerano, afata inkota ishyushye ayimukoza ku kuboko nk'igihango, undi nawe amukozaho amurimaho agakovu gatoya. Doka yaramubwiye ati nubona ako gakovu uzajya wibuka ko mu gihe ngo utabaje utazajya utekereza kabiri, uzajya utabara utitaye ku ngaruka, kandi nushaka uzahubuke. Icya mbere kizaba ari ukuntabara. Nanjye ndarahirira ko no mu kuka kanjye ka nyuma nzagutabara, nubwo imbaraga zizaba zashize, nzishakamo izagutabara. Kuri uwo munsi muri ako kanya umwe amufatiye inkota ku ijosi, undi musirikare ahagaze mu gatuza ka musaza we yibutse neza indahiro bagiranye. Yaramwenyuye icyo kigabo ati kuki utanyica, wabaye iki? Uwo kuri musaza we nawe ntiyamwicaga, ahubwo yaragikomeje kumubwira ukuntu ashimishijwe no kwica umusore wigize indwanyi ikomeye. Ibyo byose byabaga wa musore wari uziritse ku giti ari kubyitegereza cyane. Abicanyi bombi bararebanye bacirana amasiri, ariko Jab yari gutekereza ko agiye kwitabara. Bemeranyije ko bagiye guhita babica, maze umusirikare azamura inkota agiye kuyikubita ku mutima wa Jab wari wahumirije, ahita yikwepa ifata mu itaka. Ibyo Doka birebeshaga amaso, umutima wo kumutabara ukomeza kumuhatira kugira icyo akora. Igihe cyo gutabara ko cyari kigeze nubwo n'abatari yorohewe. Abangutse cyane yakubise uwo mugabo umugeri w'umubugabo, ahita amurekura, uwo mwanya amunyiza inkota mu rubavu. Umusaza we yaragikomeje gukwepa, icyo kigabo kimumiriye nabi cyane, ndetse cyari kigiye gupimanya ku mutima neza, arakwepa inkota ifata ku kuboko imukuraho uruhu. Doka yahise asimbuka amukubita umugeni mwiza cyane akigwa amutera inkota. Bakimara kwirwanaho bishe abo basirikare batatu nabo bandi bane, bose hamwe bakaba bari 7. Doka yihuse cyane yahambuye wa musore wari ukizirikiye ku giti, amusaba ko yamufasha bagapfuka musaza we waviriranaga cyane. Barabikoze, bagiye kumuterura arababwira ati inkota ntizageze imbere, mureke nijyane, mwe mugenda mucungacunga, wasanga bicanye ari benshi kurushaho. Uwo musore yaravuze ati nari ngiye kukubwira ko bari 6 gusa, uko nta bandi bahari, ariko nibutse kuri waguturutse inyuma watarahari kuva kare. Gusa nanone yanze ko Jab yigenza amutwara ku bitugu, Doka bari usigara nko kugenda barinze kuko ari wari muzima atakomeretse. Uwo musore nawe nubwo ari yihaye gutwara Jab ku bitugu, yari yakubiswe cyane bikomeye. Bataratera intambwe, babasirikare bose bibwiraga ko bapfuye, nyamara hari hakiri umwe muzima. Yari gutseboreza icumu rifata uwo musore mu rutugu agwa hasi acira amaraso, Jab amugwa hejuru. Doka yasubiye inyuma aramuhwanya, ajya no mu bandi ngo arebe ko nta n'umwe ugihumeka ngo amuhuhure. Uwo musore waciraga amaraso mu mbaraga nke cyane yamusabye kubasonga agahuhura n'imirambo. Doka yahisemo kuzirika imirambo ku biti akoresheje imyenda bari bambaye. Yamaze kubikora aza kureba uko bameze ahereye kuri musaza we. Jab afite imbaraga kurusha uwo musore kuko we n'igikomere cyari kikivirirana. Doka yahise amupfuka vuba amuzengurutsaho urutambaro, hanyuma aramuterura asaba Jab kwihangana agafata imiheto yabo 2, imyambi nk'itanu n'inkota zose, akigenza bakareba ko warenga ishyamba.
Bakirirenga bageze iruhande rw'akagezi gatemba katandukanyaga ishyamba n'ubutaka busanzwe. Amazi ntiyari menshi. Jabu yarambutse ndetse amazi amugera mu mavi. Yambukanye n'izo ntwaro zose azigeza hakurya. Doka yari ananiwe cyane kuko icyo gisore yari ateruye cyari kimeze nk'icyahwereye, cyari gifite ibiro byinshi. Yagezemo hagati imbaraga zirabura burundu. Yari yarwanye ahangayitse, yakoze ingendo kandi n'inzara yari yatangiye kumwica, akongeraho n'uwo musore yari yikoreye. Byatumye amera nk'utaye ubwenge. Uwo mwanya agwa mu mugezi, we n'uwo musore bagwanamo. Umusore we yari yabuze imbaraga cyane, yarembe bishoboka, yataye ubwenge, gusa yari agihumeka. Jabu wari ufite imbaraga nke yabonye mushiki waguye mu mazi, atangiye kumurengera, ahita asimbuka atitaye ku buribwe yari afite ngo adatangira kuyagotombera agapfa. Yahereye kuri mushiki we abona gukuramo umusore, abashyira ku bitare byari aho hirya ahagana ku butaka atari ku ishyamba aho yari yashyize intwaro. Imbaraga zahise zimushirana, ibikomere birakomereka, amaraso yongera kuva. Uwo musore nawe amaraso yaviraga mu myenda yari ahambirijwe. Bose bataye ubwenge bategereza urupfu cyangwa inyamaswa zo muri iryo shyamba zikaza zikabirira. Kandi ntabwo byari imikino, uretse no gukabya. Iryo shyamba ryabagamo inyamaswa nyinshi cyane, hari niyo mpamvu kurihigamo byabaga bisobanuye ko umuhigi ari butahane umuhigo cyangwa ubwo agahinduka umuhigo w'inyamaswa z'inkazi. Bahageze ari nka saa 7, saa 8 zigera nta muntu urabageraho. Ahagana saa 9 hari umukobwa wazanye ikibindi aje kuvoma amazi kuri uwo mugezi, atungurwa no kubabona. Umutima wabanje kumuvamo asubira inyuma yiruka. Yageze hirya aribaza ati ese bari hariya bonyine? Yagarukanye ubwoba, abona bose bameze nk'abapfuye, abandi amaraso yabavuyemo ari menshi, ariko nanone yabumiyeho. Yiruka cyane yagiye kureba se wari umuganga. Yamubwiye ibyo abonye, maze uwo mugabo witwaga Bina asaba umuhungu we bari bari kumwe bari gukora imiti kuzana inshuti ye bari baturanye, bakajya kuzana abo barwayi. Iwabo w'uwo mukobwa bari abaganga, ariko we ntabwo yari abizi. Se umubyara Bina na musaza we Darisi nibo babikoraga gusa. Umunsi ku wundi babaga bacaniriye imiti cyangwa bari kuyihonda, kandi mu rugo rwaho hagahora abarwayi. Mu kumanuka uko bari bane, uwo mukobwa, musaza we Darisi, se Bina n'uwo musore wundi wo mu baturanyi bagiye babiganiraho neza. Se yaramubajije ati ese Nira, nta n'umwe wabonye uri gukanyakanya ku buryo ari kwihangana ukamuterura ukamugeza mu rugo? Nira ati oya papa, sinari gutinyuka. Nkibabona nabanje kwiruka nsubira inyuma nk'iminota 3. Ngeze aho ndibaza nti ese aho hose niba bapfuye? Nagarutse mfite ubwoba, nsanga ari bazima bagihumeka, ariko bameze nk'abahwereye. Musaza we Darisi ati wowe n'umuri ntacyo ushoboye uretse kuvuza induru gusa no kuza kuri uwo mugezi ngo udaha amazi, uba wabitinye mwanduka gusindagiza umuntu ngo mugeze mu rugo. Nira ati njye nta mbaraga nifitiye, akenshi iyo naje kudaha amazi mba mfite ubwoba bw'uko hari ikinyamaswa cyaba mu ishyamba kikambuka umugezi kikaza kikancamo kabiri. Darisi ati ubwo n'ubwoba bw'ubusa, wigeze ubona inyamaswa yambuka umugezi ngo ize mu giturage? Nazo zitinya abantu, ntizatinyuka no kuhagera. Samwenyura rero ababwiye ati inyamaswa ziva mu bice bya ruguru cyane kandi ntiziba zegeye hano hafi y'ubutaka butari ishyamba. Wenda ho umugezi uramutse uri hagati mu ishyamba nabyumva, umaze kuba mukuru niwakabaye ugira ubwoba nk'ubw'abana. Uwo musore wundi witwaga Sabi yarababwiye ati mwimuteranira namwe kuko hari n'abagabo nzi batinya kuza hano ari bonyine. Ubwo se abo bantu si inyamaswa zaba zabagize zityo? Darisi yaramubwiye ati uri umusazi pe, inyamaswa se zikabasigara bazima bariho ibipfuko, ubwo rero ni nazo zaba zabapfutse. Bina yabasabye kugabanya amagambo bakabanza kugerayo. Nyuma y'iminota nk'icumi babagezeho, biruka cyane barabateruye, buri wese afata uwe. Nira wafata umuheto, inkota n'imyambi byari biraho, avoma n'amazi baragenda. Bageze mu rugo bakuyeho ibipfuko basanga bafite ibikomere binini usibye Doka wenyine. Darisi na se bihuse babasize imiti babaryamisha neza mu byumba byegeranye. Muri iyo minsi nta wundi murwayi bari bafite wahabaga, abandi bose bazaga gufata imiti bagataha. Nira, Darisi na Sabi bagiye ku ruhande baraganira. Nira aramubaza ati kuki waje uteruye umukobwa kandi ari ugira imbaraga nke nako ibiro bike? Ubwo ntiwamukunze? Darisi yamukubise urushyi ku rutugu aranamubaza ati ariko warasaze, njyewe sinakunze umuntu ntazi. Sabi aramubwiye ati ariko Darisi ubangamira mushiki wawe ukarengera, nta nubwo yemerewe gutera urwenya. Nira ati nibe nawe Sabi, iyo aba ari wowe wabaye musaza wanjye iki cyenda kuzanyicisha inshyi za buri kanya. Bose barasetse kuko gushyondana kwabo byari ibintu bisanzwe. Yarakomeje ati none se niba atari urukundo akunda abakobwa rwamurenze, kuki yatumye data atwara kiriya gisore kandi amurusha imbaraga? Darisi ati Nira aho uribeshye, data ntarasaza ku buryo namurusha imbaraga, uzi ko ndusha no kwiruka we. Sabi yarasetse cyane ati nibyo usa afite imbaraga nyinshi, ariko nanone ntabwo yakurusha kwiruka, waba uri ikigwari. Nira ati tubyihorere, ubundi se wabonye bazakira? Hari ahandi ubazi cyangwa muraziranye? Darisi ati ntaho mbazi, nawe ntukambaze ubusa, kandi gukira byo bazakira, uri kubona se barapfa?
Ikigaragara cyo ni uko wagira ngo bahoze barwana n'abandi bantu, kuko izi nkota zabo zuzuyeho amaraso. Uriya musore umwe bamukase ku nda no mu mugongo ndetse no ku kuboko afite igikomere, undi wagira ngo bamuteye icumu cyangwa umwambi mu rutugu. Uretse uriya mukobwa usa n'uwataye ubwenge we nta bikomere afite. Cyangwa uyu mukobwa batabaye bombi bari kurwana, oya nako, cyangwa niwe bakubise akabakomeretsa. Niraseka cyane ati ujya unseka ngo nta bwenge ngira nkakwihorera, ariko nawe utekereza hafi nk'imbeba, nakitekereza kure, kuko ibizi kuganira n'izindi mbeba bigahuza itazanye ubucucu nk'ubwawe. Ahubwo ndibutse utekereza nk'ifi, wasanga nayo ikurusha. Ikibazo ni ukwibagirwa vuba kwayo, kandi we ntiwibagirwa uri umuganga. Umva rero nkubwire, yaragiye gukomeza. Saba araseka cyane ati kuri kumuserereza gusa se ntuvuge. Nawe ati narinzi ko abaganga mutekereza kure, ariko se byahe ko muri nk'abandi. Darisa tugoze icyo mvuze kirimo ubujiji ni ikihe? Kandi nawe kunserereza kwawe uzambona. Undi tutarinjije se watekereza ko barwanaga hanyuma ukaba baguye ahantu hamwe, uwabakije nawe akaba yari abarimo? Ubundi zari hano twabasanze wabonye aho barwaniraga ko buzuye amaraso? Wigeze ubona hari n'ayatonyangiye hafi wenda ngo uvuge ngo baharwaniraga barakomeretsanye? Nibo se wabigira inama yo guhera nyine bakaryama hariya bari kuruhuka? Niba ari wabakubise se urumva yaba bari iruhande? Bakomeje gucyocyorana, bigeze aho Saba aritahira, gusa agenda bahanye gahunda ko ari bugaruke kubareba mu gitondo. Bina n'umuhungu we Darisi bakomeje kuvura abarwayi babo, ndetse babambika imyenda mu ya Darisi n'iya Nira ibakwira neza, kuko abo barwayi babo basaga nk'aho batambaye. Byageze nimugoroba Doka arakanguka. Agikanguka Nira yaramwegereye, Doka yeguka ku gitanda. Nira amwicaye iruhande aramwegamiza, aramubwira ati hano mwese muratekanye, data na musaza wanjye Darisi n'abaganga. Doka avugiye hejuru ati hano twageze dute? Turi he? Musaza wanjye ari he? Nira aramwenyura aramubwira ati humura, muri bariya basore babiri se ubundi musaza wawe ni wowe ko nta n'umwe musa muri bo? Doka ati kuba ntasa na musaza wanjye ntibikureba. Bari he? Nawe ati bari mu bindi byumba. Yashatse guhaguruka ngo Nira ajye kuhamwereka, umutwe uteramo imisonga ahita amanuka ku gitanda araryama. Nira agize ngo arapfuye, agenda atabaza musaza we atarapfuye, ngwino urebe. Musaza we yaje afite ubwoba, ahageze afata ku mutima w'umukobwa, akora ku kuboko, afata intoki ngo yumve ko amaraso ari gutembera neza mu mubiri, yumva akiri muzima. Yasakurije Nira ati nakubujije kwegera abarwayi uko wiboneye, nk'ubwo ari muri iki cyumba uri gukora iki? Imiti baguhaye ngo uhonde wayirangije? Nawe atari kubanza hatangiye kuza umwijima, rero sinzi impamvu nari gukomeza guhonda ntareba, nari naje ku itara. Darisa tukaza ku itara se muri iki cyumba? Uramenye ntukangure umutima ujye uvuga ibyo uzi. Wowe uratinyuka ukavuga ko umuntu apfuye kandi ari muzima? Ndetse guhera none ngiye kubwira data ko ndatangira kukwigisha kuvura, nuza n'ubucucu bwawe ndi kubikwigisha. Ndakubwiza ukuri ko nzagutera urushinge ugahinduka umukobwa utagira ubwenge. Ndakosa ubundi ufite wowe. Mushiki we yaramwenyuye ahita amufata ku rutugu aramubwira ati nkunda kukubona wirakaje utyo shaho, iyo warakaye nibwo ugira ubwenge. Darisi yararakaye aramusunika, agiye gukubita umutwe ku gikuta ahita amufata afite ubwoba bwinshi, amusaba imbabazi ati mbabarira Nira, sinarinzi ko biragenda uko, ariko nawe ntukandakaze, unkuye umutima umbwira ko apfuye, none nugiye kuwukuka nzi ko nawe upfuye. Nira yarongera amwenyura aramubwira ati ndakubabariye, ubundi se wagireka gukoreshwa n'umujinya? Nitwavugana tudatongana? Darisa ati mba nkubwiza ukuri sinjya ngutuka, kandi amatwi yawe ndakubwiye cyane ntabwo yakumva. Nira ati ngaho reka njye mba nkuri hafi, rero aba barwayi bose tuzafatanye kubavura, ndiba ukubikora. N'ubundi ni nkaho mbizi kuko nzi kuvanga imiti, kuyicanira nijye bikora, nijye muyihondesha umunsi ku wundi, dore naragoba amabavu yuzuye mu ntoki. Icyo ntazi no kumenya ubwoko bwayo, indwara yavura n'igipimo naho umurwayi. Darisa ati ibyo utazi ni byinshi ntukiyemere, wowe uvuga ngo umuntu arapfuye kandi ari muzima. Bagiye kuri Doka, Darisa amufata ukuboko abwira Nira ati iyo umufashe uko wumva ko amaraso atembera, ukumva ko umutima utera, ukamenya ko ibice byose by'umubiri bimeze neza. Doka yahise yongera kweguka arabaza ati muri kunyigiraho kuvura? Darisa yikanze aramubwira ati oya, nuko mushiki wanjye we yifuza kuvura akabura ahera, namwerekaga ko uri muzima ko uramera neza. Noneho yarakangutse abwira Darisa ati nshaka kubona musaza wanjye. Darisa ati n'abasore babiri, musaza wawe ni uwuhe ko nta n'umwe musa? Yahagurutse arakaye cyane atari ko mwese indwara murwaye n'imwe, niyo kumbaza impamvu tudasa. Tugenda aho bari nkwereka musaza wanjye, munyereke icyumba mwabashyizemo. Uko ari babiri bamushyize hagati, bagenda bamufashe ngo atagwa, bamugeza mu cyumba bombi bari barimo. Bwari bwije ari nijoro, bari kurebera ku rumuri rw'amatara. Ku bw'amahirwe make nabwo yabuze imbaraga, umutwe uteramo imisonga myinshi, agiye kugwa hasi Darisa aramufata. Icyateraga kumva imisonga nuko yari yaguye mu mugezi kandi yari yawanjemo umutwe, ndetse icyo gisore kimugwa hejuru ahonda neza.
Darisi na Nira kuko bari bumvise arimo musaza we nubwo batari bazi uwo ari we, bamuryamishije muri icyo cyumba kugira ngo nakanguka atongera kubasaba ko bahamuzana. Babonye atoroshye gusa banga kubivuganaho hagati yabo ako kanya. Mu kanya gato imbeho yaramwishe babona atangiye gutetera. Darisi yabwiye mushiki we ati abandi ugiye kuborosa neza, ariko iyo kuko ari gutetera cyane arakenera ko umuryama iruhande kugira ngo ubushyuhe bwiyongere. Nira ati ko wagira ngo agira amahane, aho nakanguka ntari bumerere nabi. Darisi ati ntakumerera n'abazivure azi Kigali we, ubundi hari igihembo baduhaye si uko batabara. Muryama iruhande iri joro nanjye ndarara nicaye incunga ko ntawe ukanguka, hagize ukanguka akirata yasubira aho twamukuye niba we yaboneraga amahoro. Nira ati muryama iruhande se tutararya. Darisi ati ariko iyo nda yawe ugira inzara. Bakivugana ibyo mama yese aza kubareba baha ibyo kurya, ababaza niba muri bo nta n'umwe wakangutse ngo amuhe agasosi gashyushye. Darisi amubwira ko n'uwagerageje gukanguka wongera akazima. Nyuma yo kurya Nira yaryamye iruhande rwa Doka. Darisi nawe yegera wa musore wundi kuko abonaga ari urembye cyane. Uretse igikomere cy'icumu we yari yuzuye imibyimbe yakubitaguye cyane, mu gihe Jabo ari inkota zari zamubashiye gusa bikongeraho wenda no kumutura hasi, hamwe no kuba yari yihaye kubavana mu mazi kandi nawe nta mbaraga afite. Mu ijoro hagati bumvise urugi rwabo ruri gukomangwa cyane n'abantu batazi ndetse benda kuruvanaho. Bina nk'umugabo mu rugo wari uzi ko abana bararanye n'abarwayi babashyushya yabyutse yihuta ahagaze ku rugi arebera mu mwenge, abona hanze hari abasirikare benshi cyane, bamwe bari ku mafarashi abandi bafite imiriro mu ntoki bamurikishaga. Yanze gukingura, umusirikare wongera gukomanga ku rugi asakuza cyane. Yarabajije ati nta mahoro abagenza? Uwo musirikare ati burya wanze gukingura nkana? Yahise akingura batararumena. Umusirikare aramubwira ati hari amakuru twumvise, hano iwawe hari abantu 3 bakomerekejwe, dushaka kubatwara. Bina ati murabajyana mute se kandi bose bataye ubwenge nta n'umwe urakanguka? Ikindi hano bari kwitabwaho, njye ndi umuganga njye n'umuhungu wanjye turi kubavura. Nabo tubwo bivuze ko bahari rero? Bina ati rwose barahari. Yamusabye kubinjira mu nzu akababereka, barinjira basanga abandi baryamye iruhande. Bina aramwongora ati wivuga cyane abana banjye badakanguka kuko no kubaryamye iruhande n'ubuvuzi birabafasha kugumana ubushyuhe ndetse banacunga ko hagira ukanguka akagira icyo akenera bakamwitaho. Ubu ngubu hano bari gukora nk'abaganga ndetse bagakora nk'abarwaza. Umusirikare yabarebye yitonze atinda kuri Doka na Jabo. Nyuma yo kubitegereza mu maso nubwo bari basinziriye, yabajije uwo mugabo ati uriya wo haraguru uraranye n'umuhungu wawe yakomeretse bingana iki? Yaramusobanuriye andakoreye icyo bari biyoroshe, amwereka gato aho bari bamuzengurukije ibipfuko. Basubiye hanze umusirikare aramubwira ati dushaka ko ukomeza kubavura kugera igihe Barita arakangukira, nakanguka niwe uzakubwira icyo gukora kindi. Hano turasiga abasirikare bane bo kuba bacungiye umutekano. Umugabo ati mwamenye mute ko bari hano? Kandi se aba bari hano ni bantu ki ku buryo bahuruza abasirikare bangana namwe ndetse bamwe bakabarinda? Uwo musirikare ati uzabimenyeshwa, ukomeze ubiteho by'umwihariko Bariti. Nawe ati Bariti ni uwuhe muri bari basore babiri? Umusirikare ati n'urembye cyane nyine, umuhungu waryamye iruhande. Bwarakeye Darisi yakangutse mbere abona Nira agikomeje gusinzira ahita amukangura. Umukobwa yaricuye batangira gushwana dore ko bahoraga bacyocyorana nk'abantu bavukana, ariko byahise bishira batangira kuganira. Doka yongeye gukanguka mbere bihurana nuko papa wabo ari we Bina yaraje kureba ko baramutse. Niwe wamuganirije, yamubajije uko ari kwiyumva. Doka ati meze neza. Yahise ahaguruka ajya aho umusaza we yari aryamye, amukuraho igitambaro, amukuraho ishuka, aribyo abona gisinziriye. Yicaye ku gitanda cye aratuza, arabaza ati twakize hano dute? Ubundi muri bande? Tumaze hano igihe kingana iki? Darisi yaramusobanuriye. Doka aramubaza ati hari icyizere ko umusaza wanjye azakira? Nira ati none se ko uyu muhungu ari ufite impuhwe gusa, ntubona ko ugereranyije n'uyu wundi batubwiye ko yitwa Bariti ariwe umeze neza? Doka yamurebye mu maso aramubaza ati ni bande babibabwiye? Nawe ati n'abasirikare, ubu hanze hari bane bamucungiye umutekano. Doka n'umujinya mwinshi yarabajije ati intwaro zacu nazo mwazizanye? Darisi ati zirahari. Umukobwa yamusabye kamwereka aho ziri. Bina ati ariko nturakira neza waba uruhuka? Yazibonye mu cyumba cyo hirya, afata inkota asohoka hanze. Yarayizamuye ngo akate umutwe umusirikare wari uhagaze ku muryango ari kureba mu muhanda, ataramanura ukuboko ngo ateme undi musirikare amuturuka inyuma ahita agufata. Uwo wari ugiye kwicwa yarahindukiye abona mugenzi wamutabaye. Doka yashatse kubarwanya, imbaraga zirongera zirabura, imisonga mu mutwe. Uwo musirikare yaragiye kumwica. Bina ahita asohoka ati mumureke, n'umwe mu barwayi barwariye hano, bari kumwe na Bariti. Abo basirikare bandi nabo bifuzaga kubimubuza kandi bari bagiye kubikora kuko umusirikare yari igihubutsi cyane, ariko bakagikundira ko mu gutabara cyari gishoboye, cyahitaga gitabarira igihe. Ntibashakaga kamwica ataranamenya uwo ari we. Uwo musirikare ati none kuki ashaka kutwica? Ese ni abafite uruhare mu byabaye kuri Bariti? Darisi na Nira barabyumvaga, barabazanya bati
ariko kuko abantu bose baje hano bikunda, uyu mukobwa ari kurwana kuri musaza we, aho abasirikare bakarwana kuri Bariti. Ubundi si uyu mukobwa bashaka hiki, kuki ashaka kubica? Bivuze ngo abasirikare bahari kubw'umuntu umwe, none se ni muntu ki? Yaba ari umwana w'umutware? Basohotse hanze ngo baterure Doka bamugarure ku gitanda kuko yari ahwereye. Darisi yarebye mu muhanda hirya y'uruzitiro, abona Saba asubiye inyuma yiruka. Yarabonye abasirikare agira ubwoba. Darisi yahise amuhamagara cyane ati ngwino mwana ntacyo ba. Yari ageze abasirikare nabo bamwereka ko ntacyo bari bumutware. Yaraje baganira nabo mu cyumba cyari kirimo abarwayi, ariko bakavuga gake dore ko na Doka yari yongeye gukwama. Sabi yarababwiye ati nijoro nka saa 8 abasirikare baje iwacu barakomanga batubwira ko hari abantu bari gushaka. Byarangiye babwije ukuri ko bari iwanyu kuko bari bagiye gutangira gusaka mu nzu. Darisi ati burya nibo babibabwiye, natwe twibazaga uko baba babimenye. Sabi ati kwibuka ko mu kubazana hari abantu twahuye nabo, papa wawe yababwiye ko hari abarwayi agiye kuvura nk'uko avura abandi bose. Inkuru y'uko bari hano yirazwi cyane. Mu kanya gato Jabu nawe yarakangutse, yibonye mu cyumba atarabitekerezaho. Darisi na Nira bamugeraho bamubaza niba ameze neza. Ijambo rya mbere yavuze ni mushiki we. Yarabajije ati Doka ari he? N'ubu turavuga mushiki wawe? Jabu ati yego. Bamweretse hirya aho yararyamye ashatse guhaguruka. Nira aramubwira ati ariko wakomeretse wihaguruka. Yaremeye nihaguruka ababaza uko byagenze nabo bariho, bamusobanurira byose nta na kimwe bamukinze. Kubw'amahirwe na Doka yongeye gukanguka, yahise ahaguruka aza kwicara iruhande rwa musaza we. Kuba bombi bari bakiri bazima byarabashimishije cyane. Babazanyije uko buri wese ameze. Doka amubwira ko ameze neza, ko ari umutwe wazagamo imisonga agahita ahwera bitewe n'uko mu kugwa mu mugezi yawubanje hasi icyo gisore kikamutsikamira, ariko amubwira ko byagabanutse. Babazaniye imiti yo kubaha, satanga raporo ku basirikare bo hanze ko babiri bakangutse. Wari uhagarariye babajije ati abo basirikare bashobora kuvuga neza? Nabo bati yego. Yinjiye mu nzu nta ntwara afite, aza yicishe bugufi. Ageze imbere ya Doka aramubwira ati birashoboka ko watwibeshyeho. Niki cyatumye ushaka kutwica? Hari aho bihuriye n'icyababayeho? Ese mwari muri kumwe na Bariti? Bariti mwahuriye he? Byagenze bite kugira ngo ume muri kumwe? Doka ati niyo mpamvu mfite yo kugusubiza. Umusirikare ati niyo mpamvu mfite yo kunsubiza nuko mbikubajije. Doka yasimbukiye mu cyumba cyari kirimo intwaro zabo, afata inkota yinjira yimushyira ku ijosi. Aramubaza ati mwagize hano mute? Wowe na bagenzi bawe mwazanywe n'iki? Mwoherejwe nande? Mushaka kuduhohora? Umusirikare atarasubiza yarongeye ati kuki muri hano? Umusirikare ati reka tubiganireho ngusobanurire impamvu. Darisi, Sabina na Nira bari bahungabanye bicaye ku ruhande, nyamara Jabu we byasaga nk'amushyigikiye. Doka yakomeje kumuvatira inkota aramubwira ati ngaho vuga. Umusirikare yaratangiye ati Bariti ni igikomangoma. Abari mu cyumba bose bagize ubwoba kuko batari babizi, ndetse byageze no mu cyumba ababyeyi ba Nira bari bicayemo bari kuvanga imiti. Doka we ntabwo yagize, nta nubwo yabyizeye. Yahise amubaza ati muri hano ngo mumwice? Bagenzi banyu byabananiye, none nimwe mwigize intwari kuko mushaka gukoresha amayeri? Cyangwa kuvuga ko ari igikomangoma hari ikindi byahindura? Sobanura. Yamutsindagijeho inkota cyane nk'ugiye gukata. Jabu amusabira imbabazi aramubwira ati Doka mureka abanza asobanure neza. Nira wari wifitiye ubwo yaravuze ati bari hano ngo babarinde, ntabwo bazanywe no kubarwanya, ndetse urabona ko yinjiye nta ntwara afite. Darisi yanushe Sabi aramubwira ati yaba hagize ubwenge, mushiki wanjye bira nta bwenge agira ariko uyu munsi yabugize. Sabi yarasetse ati wama kugira mushiki wanjye nanjye tukajya dupingana nkawe. Uzi ko nta mushiki wawe ugira mwana? Nuko ntawe ngira nyine, naho ubundi uko mupingana ndabikunda, mwese mwarasaze. Uwo musirikare yicaye ku gitanda. Doka aramubwira ati nta na kimwe nkubajije, uvuga byose wivuye inyuma utubwira ibyo wakatubwiye byose. Umusirikare yarikoroje ati igikomangoma Bariti niwe uzasimbura umwami ku ngoma. Umwami agira isabukuru uyu munsi turiho. Bariti nk'igikomangoma kizaraga ubwami burya amuha impano nziza imushimisha. Impano yifuzaga guha umwami kwari ukumuhigira impongo, kuko umwami amaze iminsi avuga ko yifuza kurya inyama zayo, aziheruka akiri muto cyane. Ni muri urwo rwego Bariti yasabye abasirikare bane kumuherekeza bakajyana guhiga. Umusirikare wari usanzwe amucungira umutekano ntiyari ameze neza ku buryo bari kujyana, niyo mpamvu yasabye umuminisitiri w'ingabo kumuzanira abo bajyana, akaza nabo batamenyeranye, ariko ntabwo ari kubanga. Hanyuma baje guhiga mu ishyamba habura umunsi umwe gusa ngo isabukuru y'umwami igere kugira ngo yice impongo ayimuhe nk'impano. Ejo umwami nawe yarabizi ko baje mu ishyamba rya Migago. Umugoroba wageze bataragaruka, atangira kwibaza impamvu batagarutse, kuko ubusanzwe yajyaga gushaka umuhigo akawubona hakiri kare. Amasaha y'ijoro yageze bataragaruka, umwami ategeka abasirikare kujya gushakisha mu ishyamba. Hanyuma turigezemo dutungurwa no kubona imirambo y'abasirikare batatu mu bo bajyanye nawe iri kumwe n'iy'abandi bantu batatu tutazi iziritse ku biti. Twashakishije Bariti n'uwo musirikare wundi tutabonye,
tubabura burundu, ahubwo tubona ifarashi ya Barite nayo yapfuye. Nibwo umugabo mukuru yategetse ko tuza kumushakira muri izi ngo za hano kugira ngo turebe ko atariho yaba yazanye n'uwo musirikare wundi, abandi bo bakomeza guhigira mu ishyamba hirya no hino. Twagiye gushakira mu ngo zose, hanyuma batubwira ko babonye uyu mugabo wa hano n'umuhungu we n'umukobwa we ndetse n'undi musore umwe ari w'uyu nguyu babateruye baje kubavura. Ndetse abasirikare bari bagiye gushakirayo, uyu musore yababwije ukuri, abasobanurira ko mwabaguye ku mugezi. Twe ntitugambiriye kumwica, twaje kumurinda kuko twabitegetswe n'umwami. Doka yarasetse ati mwaje kumurinda none wafatiye inkota ku gikanu, ubu se nkwishe waba ukimurinze? Bagenzi bawe uri gushingira kuki ko ubona ari bubice? Umusirikare ati nizeye ko utari bubikore kuko nta kindi turi gupfa njye namwe. Doka yanaze inkota hasi ahita yiryamira arebe hejuru. Uwo musirikare aramubajije ati none se byagenze bite? Dukeneye kumenya amakuru. Doka yahise yiyorosa ariryamira. Umusirikare areba Jabu ngo amusubize ari we. Jabu aramubwira ati umusore wanyu igikomangoma yewe ntakanguka azabibabwira. Uwo musirikare yarasohotse ajya kubwira abagenzi uko bimeze. Batangiye kwibaza Doka na Jabu abo baba ari bo. Amatsiko yari menshi bakeneye kumenya amavu n'amavuko yabo nuko mu ishyamba byari byagenze. Ibwami na iperereza ryari ryakomeje gukorwa, ndetse umuminisitiri wari wohereje abasirikare bo kujyana nawe akaba yari murumuna w'umwami. Yari yashyizwe muri gereza bakimenya ko hari abagerageje kwica igikomangoma kandi ko ari abasirikare yari yamutoranyirije ngo bajyane. Ku munsi wakurikiye nibwo Barite yakangutse, abandi nabo bari bafite imbaraga nke, ibisebe bya Jabu bitarahunga, Doka nawe umutwe umumereye nabi. Nirane wari uzindukiye muri icyo cyumba ari kugerageza kuganiriza Doka. Doka amaze kumubwira duke ku kuntu yaguye mu mazi akabanza umutwe ariko ibindi atabimubwiye. Yabonye Barite akangutse kuko yari yamenye ko ari igikomangoma abanza kumwunamira. Barite yaregutse nawe abanza kubaza ati hano turi ni he? Bo bari he? Yari ari kubaza Jabu na Doka aho bari. Yahise ababona arahaguruka birakunda, arazahobera Jabu na Doka arababwira ati ubwo muri kumwe nanjye ndatekanye. Yicaye iruhande rwa Jabu aramubaza ati twageze hano dute? Jabu ati bene wanyu bari hanze baje kukureba. Nawe ati bande? Jabu ati woherejwe n'umwami, nturi igikomangoma ubwo ni so wabohereje. Barite ati bande yewe? Nawe ati ni abasirikare. Urumva abandi baba ari bande? Cyangwa nabo baje kukwica? Uko nabo bari batatu ntibari bakavuganye ku byo bari bahuriye nabyo mu ishyamba ngo Barite abasobanurire impamvu yari aziritse nabo bamubwira impamvu bari bari mu ishyamba. Wenda nibyo bari bagiye guhiga ariko bose bari bakeneye kuganira bakamenya neza icyari cyabazanye. Jabu we yaranakeneye kubaza Doka uko yabisanzemo agahita amutabaza. Barite yarababwiye ati nibura munyibwire menye abo muri bo, menye amazina yanyu. Bamubwiye amazina gusa nawe bamubaza irye. Amaze kuribabwira Jabu ati uri igikomangoma cyangwa nturi cyo? Nawe ati ni igikomangoma. Jabu ati rero niwe ukwiriye kubanza kutubwira uko wisanze muri iriya shyamba n'impamvu bari bakuziritse. Ese nk'igikomangoma nta muntu wizerwa ugenda iruhande rwawe ku buryo bose bari bagambiriye kukwica, cyangwa n'imikino mwari muri gukina? Kwaba ari kuri iyo mwagiye guhiga amufata umuhigo baziri kumwe inyamaswa ikaza ishaka kumurya bagahita bayirasa? Mbwira nibyo mwari murimo? Uwo ntacyo byari bibabwiye ko ari igikomangoma cyangwa atari cyo. Imitima yabo ntabwo bayagiraga. Nirasohotse hanze abibwira umusirikare yinjira Barite ataravuga. Akigera mu cyumba yahise apfukama hasi aramwunamira amukora ku birenge, yongera guhaguruka aramubwira ati nyiricyubahiro hano haratekanye, turi hano turi bane. Barite ati sintekanye kuko muhari, ntekanye kuko ndi kumwe n'abo babiri kandi ntekanye kuko ndi muri uyu muryango wadutabaye. Uretse kuba muri hano ikindi gikomeye mwakwiratana ni iki? Umusirikare ati ntawe wamenye ikiri imbere nyagasani, ahari nibwo umumaro wacu wagaragara. Nawe ati ngo usubira hanze mbanze nganire nabo. Jabu na Doka barabibonye ko ari igikomangoma ariko nabyo nta kintu byari bibabwiye, keretse ahubwo Darisi, Nira, ababyeyi n'Usabi niho bari bafite ubwoba bari kuvuga bati igikomangoma mu rugo rwacu koko. Barite bitegereje mu maso bareba neza kuko bose bari bamaze koroherwa nabo baramwitegereza. Yakomeje kureba Doka abona afite ubwiza budasanzwe. Mbere yo kugira ikindi avuga yatwawe n'ubwiza bwe, atangira kwibaza ukuntu umukobwa mwiza nka we yashoboraga kujya mu ishyamba agahiga. Yari yatangajwe n'uburyo bwe bwo kurwana, yari indwanyi ikomeye. Yaribwiye mu mutima we ati niba ari musaza we bisobanuye ko nanjye nagiye mu muryango wawo, uyu ni umugore wanjye. Igihe nzaba narabaye umwami nzaba nkeneye umwamikazi ufite ubwiza, ushoboye urugamba kandi dufitanye igihango ko yanabaye. Ku rundi ruhande hari umusaza wari uhangayitse cyane atangiye gushakisha hose. Uwo musaza yitwaga Varua, akaba ari we bafataga nk'umubyeyi wabo wabareze. Doka na Jabu bari barakuze bisanga mu maboko ye, icyakora babwira ko ababyeyi babo bapfuye agahitamo kubarera. Iyo bafataga nk'abana be nabo bamufata nka se, babizi neza ko atari we wababyaye. Yari yarababwiye inkuru ku babyeyi babo ababwira ukuntu bapfuye.
kuko rero bari barakuze bazi ko ababyeyi babo bapfuye, uwo ngo wari uwabareraga gusa bamufata nk'umubyeyi. Biraho bo hagati yabo barabwiranaga bati ni wowe duhuje amaraso, ubwo ni wowe data, ni wowe mama, ni wowe muvandimwe. Kuva bajya guhiga yari yabategereje arababura. Ijoro ryarageze yibwira ko bagiye kurizamo, burinda bucya batarahagera. Nawe ntiyasinze, yarahangayitse. Yahagurutse mu rugo mu gitondo ajya kubimenyesha abaturanyi, ababwira ko yababuze burundu, abasaba kugira icyo bamufasha. Ugukomeza kuganyira buri wese ababwira ko bagiye guhiga mu ishyamba rya Migago, kandi ko atatinyuka kurijyamo wenyine adafite abamuherekera ngo agiye kubashaka. Hari umusaza w'inshuti ye bari barimukanye batuye muri ako gace, waje akamubwira ati abana bakomeje kwanga kubabwiza ukuri, none urababuze. Utekereza ko baramutse babimenye bagaruka iwawe? Bari wagizemo ubwora mubaza ati Tinari, ibyo bintu hari undi wabibwiye? Muzehe Tinari ati ntawe nabibwiye, kuko umugore wanjye wagufashije kubonsa no kubarera yarapfuye. Nakomeje kugira ibanga, ariko aho ndongera kubabonera ndababwiza ukuri. Nihanganye igihe kinini, isaha ku isaha wapfa cyangwa njye ngapfa. Ushaka ko bariya abana bazakomeza kwitana ko bavukana kandi atari byo? Ese utekereza ko ababyeyi babo batabakumbuye? Buriya wasanga ababyeyi babo bakiriho, bahora babashakisha ahantu hose. Ese buriya umwami ntiyaba yarabimenye? Nyamara ukwiriye kubwiza abana bantu ukuri. Nawe ati iryo banga niwe wenyine ribitse, ntuzamvemo. Tinari yamuteye ubwoba ati bashake, nubabona ndababwira ukuri. Nawe ati mfasha, nibaboneka ndabibibwirira, kandi ndakugororera ko wakomeje kumbikira ibanga, ndetse mbabwira aho bajya gushakira ababyeyi babo. Nawe ati ubu icyo wakora ni uko washaka abasore binaha ukagira icyo basezeranye, bakemera gukora urugendo rw'isaha irenga berekeza muri Migago, wenda bakajya kureba icyo babaye. Baruwa ati nta musore n'umwe wakwemera kujya muri iriya shyamba, mbwira ikindi nakora. Tinari ati nuko abana bawe wabatoje kugira umutima ukomeye rega, siniyumvisha nuko biyemeje kujya muri iriya shyamba kandi bari basanzwe bahigira muri Mirata. Nawe ati muri Mirata nta nyamaswa z'inkazi zibamo, ariko nanone ntazo guhiga zikibamo. Tinari ati rero nta kundi wabashakisha, nta handi wabashakira kandi ubizi ko bari mu ishyamba. Baruwa yivugishije umutima ati uyu musaza Tinari ngomba kumwica mbere yuko amvamo. Ndabizi abana banjye nta cyabakoraho, nabatoje kurwana uko nshoboye kose bari buze kugaruka, nubwo ntabashakisha nzabona bigarushye. Tinari we yarabyaye afite umuryango, none ashaka kunteranya n'abana nirereye. Ubu se yibuka uko bamvuniye, harya ngo nuko yamfashije? Ntako ntababwirira ukuri, barabizi ko nari umubyeyi wabo wa nyawe, ibyo rero birahagije. Inkuru nababwiza uko n'ababyeyi babo bapfuye zari zikwiriye, si ngombwa ko mbabwiza ukuri. Bagomba kumenya ko ari imfubyi, ko nabarize kubera urukundo nabo bakankunda. Bagomba gukomeza kwibwira ko bavukana, kuko babimenye ko batavukana, urukundo mbona bakundana kandi bazi ko umwe ari mushiki w'undi akaba musaza we, bahita bahinduka umugabo n'umugore, kandi simbishaka iki gihe. Ndabizi mbibabwiye bahita babyarana, bahita babyara rwose nta gihe cyashira. Kubw'ibyo baboneka bataboneka ngomba kumwica, kuko agize undi abibwira byaba ikibazo gikomeye. Sinifuza ko bamenya ukuri, sinifuza ko bamenya ko nabibye ababyeyi babo byaba afite umwaka dukafite amezi 9. Ikindi kandi baramutse babimenye banshinja amakosa, banyanga cyane. Ninde bazongera kumpigira nkarya inyama? Oya, nanone Tinari agomba gupfa. Iyi nkuru yumvise ute niba tugeranye ku musozo w'iki gice cya mbere? Ni iki witeze mu gice cya kabiri? Nubona natwe ibyo udasobanukiwe mu gice cya mbere bizagenda bisobanuka. Hagati aho tube tuganira muri comment, tubwire nicyo utekereje. Hanyuma rero ntuzacikwe, nawe ubutaha. Bye.